ikirere kigahinduka kikaba nabi cyane. Aburahamu aravuga uti byakomeye reka mbanure. Bera b'Imana, Imana yacu ijya yanurwa. Aburahamu ngaterura Imana ya mbere ajugunya mu nzu, aterura iya kabiri ajugunya mu nzu, ariko uko ari guterura akajya avuga ati ariko Imana umuremyi wa byose baragiterura bakagititibikana kuri uru rwego. Uko ari kubyibaza, ijuru naryo riri guterana ryamubonye kazavamwe umuntu ukomeye, kazayobora itorero, kazayobora amahanga, kazahagarara imbere akaririmbira abantu bakanezerwa. Imana iravuga ngo uyu nkwiriye kumuhamagara. Wa mbere turarangiza kuwa gatatu. Dusome mu izina rya Yesu. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usige umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Yego, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza iki? Kandi uzakuvuma nanjye nzagira gute? Kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Dusome mu rwandiko rw'Abaheburayo. Turasoma Abaheburayo ibice 11. Abaheburayo mu bice byaho 11 ku murongo wa 8. Twumva uko havuze, naho haravuze ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yaragiye kuragwa, nuko agenda atazi iyo ajya. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Twongeye gushimira Imana ko yabanye natwe mu minsi itambutse, kandi turashima Imana ko yarinze n'itorero ryayo. Uyu munsi tukaba tukiri bazima twese tuvuga imirimo n'ibitangaza Uwiteka yakoze. Abantu b'inyuma muri kutwumva, tubihamisha ibiganza niba mutwumva. Imana ibaha umugisha. Ku bashyitsi, nitwa Pasiteri Rukundo, nkorera umurimo w'Imana muri iyi paruwasi yacu ya Gashojwe. Nifuje rero ko tuganira ijambo ry'Imana. Nahaye intego ivuga ngo umugisha uri mu kumvira Imana. Umugisha uri kugira gute? Umugisha uri mu kumvira Imana. Mu minota nahawe niryo jambo nifuje ko tugiye kuganira, kandi nasabye Umwuka Wera kugira ngo anyobore kandi ashyigikire n'imitima iri buze kwakirira ijambo. Haleluya, haleluya, yego, haleluya. Hari igihe rero umuvugabutumwa cyangwa umwigisha, kuriya mujya mubona hari igihe bababwira ngo dureke dutere haleluya 7, tukazitera icyuya kikabiri. Hari igihe tuba tureba tukabona iteraniro harimo abantu bagisinziriye, hakabaho kuvuga ngo reka tubahagurutse. Hano iwacu n'ibihaba, ariko ngira ngo mujya mubireba hirya no hino, si byose? Aya masaha ndatekereza ko nta muntu usinziriye muri iri teraniro. Reka rero twivugire ku mugisha uri mu kumvira Imana. Dusomye ijambo ry'Imana, Bibiliya mu gitabo cy'Itangiriro, itubwiye Imana ubwayo uburyo yavuganye
n'uwo bita Aburamu. Uyu Aburamu niwe nshaka kuvugaho tukaza gusenga Imana. Aburamu uyu nguyu Bibiliya itubwira ko ari uwo mu muryango cyangwa se n'umwana w'umugabo bita Tera. Bibiliya itubwira ko Tera yagiraga abana batatu gusa. Uyu Tera rero yabyaye abana babiri abyara na Aburamu. Hanyuma uyu nguyu Aburamu ubyarwa na Tera, Tera yari afite amateka akomeye mu gihugu cy'Abakaldayi. Uyu Tera yari umukire, yari umutunzi ukomeye. Tera yacuruzaga imana cyangwa se ibigirwamana. Uyu Tera yari umuntu uzwi mu rwego rw'igihugu no hanze y'igihugu cyabo. Muri Irake aho bari Tera yavugaga ijambo mu gihugu rikumvikana kuko yari umucuruzi wari uzwi. Hanyuma rero mu bucuruzi bwe aza no kwigisha Aburamu gucuruza. Aramubwira uti mwana wanjye, wavutse usanga turi abacuruzi, ndagira ngo mwinjize muri aka kazi kuko niko katumye izina ryanjye rimenyekana. Aburamu uyu nguyu atangira gucuruza, ahagarara mu kazi kase neza. Ise rero aramubwira utumva, uko izi mana zihagaze hano kuri iri duka n'ibiciro biratandukanye. Aramubwira ngo Aburamu, iyi mana ureba ni imana itanga urubyaro. Umuntu uzajya uza kugura imana itanga urubyaro yarabuze urubyaro, ujye umugurisha iyi mana. Aramubwira ngo kandi muri iyi karitsiye y'iwacu imvura nibura, iyi mana itanga imvura, abaturage nibazajya bakenera imvura ujye ubagurisha iyi mana. Aramubwira ngo ikindi, iyi mana itanga ubutunzi, umuntu uzajya aza ari umukene ujye umugurisha iyi mana, izajya imuha ubukire yifuza. Aburamu agendera kuri ibyo Tera mubwiye. Igihe kigeze Aburamu ari mu kazi, ngatangira kwibaza mu mutima, ngaravuga ngo ariko ko bavuze ko turemwa n'Imana ishobora bingahe? Ni gute Imana yaremye data ikarema bashiki banjye, data yongeye kujya kuyirangura akagaruka kuyicuruza? Igihe umwana ari kwibaza ibyo, Imana ihita ivuga ati uyu mwana nkwiye kumukura mu mana z'iwabo. Haleluya! Nkwiye kumukura muri ibi by'ibwamana by'iwabo kuko ndumva afite ibitekerezo by'abagabo. Haleluya! Aravuga ngo nkwiriye kumurobanura muri uyu muryango kuko afite umubare muri we. Imana ihita itangira process yo guhamagara Aburahamu. Ngaburahamu mu gihe yaratangiye kwibaza ibyo atekereza, ngo Imana ikajya igenda imuteramo ibindi bintu byo kwiyumvira no gutekereza cyane. Ngo rero igihe ari muri ibyo, ikirere kiba kirahindutse, inkuba zitangira gukubita.
araza yegera cya kigirwamana kitanga imvura. Hakibaza ni kari wowe Mana utanga imvura, wahagaritse iyi mvura. Uko kibwira ikirere kigahinduka kikaba nabi cyane. Aburahamu aravuga uti byakomeye, reka mbanure. Bera b'Imana, Imana yacu ijya yanurwa. Aburahamu ngaterura Imana ya mbere ajugunya mu nzu, aterura iya kabiri ajugunya mu nzu. Ariko uko ari guterura akajya avuga ati ariko Imana umuremyi wa byose baragiterura bakagititibikana kuri uru rwego. Uko ari kubyibaza, ijuru naryo riri guterana, ryamubonye kazavamwo umuntu ukomeye, kazayobora itorero, kazayobora amahanga, kazahagarara imbere akaririmbira abantu bakanezerwa. Imana iravuga ngo uyu nkwiriye kumuhamagara. Hari imihamagaro, hari abantu Imana yahamagaye ubwayo, umuhamagaro wa special wihariye. Yego, Bibiliya itubwira abagabo batatu Imana yihamagariye umuhamagaro wihariye. Mu isezerano rya kera ivugamo abagabo babiri, ivugamo Mose, ikavugamo n'Aburahamu. Abo nibo bantu bivuganiye n'Imana. Mu isezerano rya kera Bibiliya itubwiramo umugabo bita Sawuli ariwe Pawulo. Uyu Aburahamu rero ngo mu gihe ari kwanura za mana za se, ngateruye Imana itanga urubyaro, ngagejeje hafi y'umuryango, ngo Imana itanga urubyaro icikamo kangahe, asigarana igitwe hejuru. Aravuga ati data aranyica Imana y'abandi nciyemo kabiri we. Data ndamusobanurira iki? Ariko ijuru rimuha agatekerezo. Aravuga uti data naza akambaza impamvu iyi Mana y'urubyaro yacitsemo kabiri, ndamubwira ko yatonganye n'itanga imvura, bikarwana kuzikiza bikananira, itanga imvura igacamo kabiri itanga urubyaro. Abantu turi kumwe, Yesu ashimwe. Aburahamu nuko Imana yavuganye nawe, ihita iramubwira ngo Aburahamu we, none ahangaha umva ibintu yamutegetse. Yamutegetse ibintu bitatu. Iramubwira ngo Aburahamu, nubikora ukabyubahiriza, nzagukorera ibintu 7. Iyi Imana iduhamagaye ikubwira ibintu bikeya uzakora uri muri uru rugendo, igakora ibintu byinshi mu gihe uzaba ugihagaze muri uru rugendo. Imubwira ibintu bitatu. Iramubwira ngo Aburahamu, va mu gihugu cy'iwanyu maze ukivemo wigendere, nzakwereka igihugu uzageramo. Aburahamu imubwiye ngo nave mu gihugu. Iyo Bibiliya ivuga ngo va mu gihugu ugende, ni igihugu cy'ibyaha twahunze tukaba turi mu gihugu cy'amasezerano. Umuntu wese uri hano afite igihugu yavuyemo, kandi afite n'ikindi gihugu agomba kuzageramo. Byanga byakunda, niba ubyizeye, iki gihugu tuzakigeramo. Uretse iyi minsi abantu bose basigaye barabaye abantu bize mu ishami ry'ubucamanza, umuntu akureba akakurebera mu ndorerwamo ashaka, akavuga ngo yarakijijwe uriya ntakijijwe. Ariko byanga bikunda, niba hari igihugu wavuyemo ufite ikindi uri kwerekeramo. Irongera icya kabiri amubwira ngo Aburahamu, siga umuryango wa so, ukurikiriye Imana ishobora byose. Hari ibintu tugomba gusiga inyuma,
hari ibintu twirengagiza. Kandi reka mbabwira abantu muri iri teraniro, umuhamagaro w'Imana ni mwiza ariko urimo ubusharire bwinshi. Siga umuryango wa so. Umva Imana ihamagara ikakubwira ngo usigwe famiye yawe ugende. Kandi ibintu by'Imana ntabwo bishyira mu mubare y'Imana iguhamagaye, ibiguhamagaye. Ntabwo mubizi se uwo Yesu yabwiye akamubwira ngo nkurikira, akamubwira ijambo kandi ryumvikana. Aramubwira ni nibyo Yesu, duhuriye mu nzira ndagukurikira, ariko banza ureke njye kubwira famiye yuko hari umuntu umbwiye ngo tugendane. Ubwo uwo muntu niyo aramubwiye impamvu yumvikana, aramubwira ngo nta muntu ufashe isuku ureba hehe, nkurikira tugire gute? Aramubwira ngo siga inzu ya so uze tugende. Nibutse umunsi umwe igihe nari ngeze inahangaha, ntabwo naje nje kuba pasitoro muri iki gihugu, ntabwo naje nzi ko ibi bizaba. Ni mwene wacu warambwiye ati ngwino inaha biremera, icyo ugerageje cyose kirakunda. Ndavuga ni ndagiye, ikiba kibe ndagiye, ndahaguruka ndaza, ngeze ahantu hambere ndakora biranga, uri iruhande rwanjye ibyo akoze bikemera, ndagerageza bikanga. Reka mbibutse n'iri jambo, abantu mushyira ibintu by'ubwenge mu bumana, nimureke Imana irihariye, ifite uko ivuga n'uko ireba. Tujye twemera ko Imana igifunga, twemere ko n'Imana yafungura. Najya gusenga ikambwira ngo igihe cyo gukora ntabwo kiragera, nkavuga ni hoya reka ubwo ni ubwenge buke. Ariko turemeranwa ko Imana ifunga, Imana igifunga. Ndagerageza pastor biranga, nkafatanya n'abantu aba dufatanyije business, nkabateza umuyaga tugahomba, kandi twatandukana bakora bikagira gute? Ntabwo mubizi, ninaha narahakoreye, wenda bamwe barabizi. Nacuruje inkwi, nacuruje isamake, natemye amahayika. Ababyeyi baramamagara barambwira gerageza ugaruke, hanyuma twongere dushaka ibintu ukora, kuko iyo ngiyo byaranze. Ndagenda ahantu nari mfite groupe y'amasengesho, dufatanya gusenga, tutaravuga byinshi. Umukecuru wari urimo ajya mu mwuka, aravuga ngo icyifuzo kikuzanye nakibonye, uje gusengera urugendo rwo gutaha, ariko Imana iravuze ngo iguhamagaye muri iki gihugu kuyikorera. Naho uzajya ku mutima ati nzajyayo. Ahita ambwira ngo uri muri gupinga, ikimenyetso nguhaye muri iki cyumweru Imana iraza kukwiyereka. Nagendanaga ikofi irimo ibyangombwa byose. Mu gihe kimwe nari ahantu bita Mutukura, ndimo ndi kwambuka gatoya gusa, nakoze ku mufuka ikofi ndayibura, irimo ibyangombwa nari gutahiraho, irimo ikintu icyo ari cyo cyose, kandi nyibura ndi kumwe n'abantu tuziranye, ariko ibyangombwa birabura. Ndavuga ngo ya yindi niyo yavuze. Noneho nangira kujya mvuga ni basi nsubiza ibyangombwa byanjye Mana, ntabwo nzagenda. Baramamagara mu rugo, ndababwira ni Imana yagize gute, yarabyanze. Ndabyibuka umubyeyi yarambwiye ngo niba wanze kumva nta kintu uzimarira. Ndamubwira ngo yavuganye nanjye, nubwo muri kubyirengagiza Imana ijya yanga kandi ijya iremera. Yarabyanze.
umubyeyi arambwira ni hoya, natwe turi gusenga kandi Imana yatubwiye ko izaguha umugisha. Ngwino, ndavuga ni musenge, Imana nibemerera ko nzaza. Bagiye gusenga, Imana irababwira ngo Imana imuhamagariye mwakiriya gihugu. Ndagerageza nibuka umunsi nyoboye umudugudu, ikigeragezo cyaraje. Abaperezida b'amakorali, reka nivugira abadirija n'abaperezida, uzi kuyobora abantu bafite amafaranga ntayo ufite, uzi kubwiriza abantu baparitse amaranji rova n'amaprado hanze, ukababwira ko Imana izabagirira neza, kandi wasohoka ugataha n'ibirenge bari kugenda n'amamodoka. Uzi kubwira abantu ko Imana ijya yambika, kandi uri kwambara ishati imwe ku cyumweru, no ku kindi ukwezi kugataha ari ya shati y'ubururu bakurebana. Nyegereza umuntu mubwire ngo mu bushake bw'Imana burasharira. Nabaye muri Next, ndi mwarimu w'umudugudu. Inzara indira muri Next, twirirwana n'abantu ku musozi tugataha. Iyerekwa ry'abantu twari hamwe ryuko hari mwarimu ashonje rirabura, ibiryo bakabimena, hakaba ari nabo njya gusura ibiryo mbona ko babifite, ariko nta yerekwa rihari ryuko mwarimu wabo ashonje. Imana ibwira Aburahamu icya gatatu, iramubwira ngo ujye mu gihugu nzakwereka. Haleluya! Imubwira ibi bintu bitatu, ariko birimo kugira ngo Aburahamu yumvire Imana. Aburahamu yumviye Imana koko. Ndagira ngo nkubwire ngo ushobora kuba uri hano warumvishe ijwi ry'Imana, warahamagawe nayo, Imana mwaravuganye mu nzozi cyangwa mwiyerekwa, cyangwa warumvishe ijwi ry'Imana, cyangwa n'ibitekerezo byarakuyoboye, nk'uko mwene data Pastor yavuze uti nari bujye kwigisha biranga, numva umutima unyemeje ko ndi buterane mu iri teraniro. Rero umuntu wese uri hano ushobora kuba waraje ku muhamagaro wawe, cyangwa Imana ariyo yaguhamagaye. Ndagira ngo tuze kuza gusoza uri gutekereza ngo mbese narahamagawe cyangwa narihamagaye. Dufite abantu baje mu iteraniro, baza mu rusengero, baje muri uyu murimo bahamagawe na bene wabo. Kavuga uti kubera ko hari ahantu bagira igisirimba cyiza, niho nzajya neranira. Hari abacuranzi bazi gucuranga, hari korali iririmba nkanezerwa, niho nzajya njya. Mbese ntabwo uhamagawe n'ibindi, ariko kandi wagera muri iki gihugu ukabyina, wagera hanze ugasa n'igihugu wari uvuyemo. Yesu ashimwe. Ngo Aburahamu Imana iramubwira ngo umva, nunyumvira ugakora ibi bintu bitatu, imubwira ibintu birindwi. Icya mbere yaramubwiye ngo nzakugira ubwoko bugize gute, bukomeye. Iyo umuntu yumviye Imana agakora ibyo Imana ishaka, imuhindura ubwoko bukomeye, apana y'amoko yacu, ahubwo n'ubwoko bw'Imana. Haleluya! Ubwoko nubwo abantu bakubona nk'umuntu woroheje, ariko humura. Haleluya! Imana ntabwo ari ikubona, ikubona nk'umuntu ukomeye cyane. Niyo mpamvu bohereza amahembe ukabimenya ko bayohereje, ntagire icyo agutwara. Niyo mpamvu barara babyina ku muryango iwawe ukabimenya ntibigire icyo bigutwara. Niyo mpamvu wamenye ko abana babahumanyije ukabimenya ntibigire icyo bibatwara, nuko Imana yaguhinduye ubwoko bukomeye. Hari ubwoko budakorwaho, hari ubwoko Imana yashinganye,
hari ubwoko utakora mu jisho ngo ugire amahoro, nubwo mu mufuka nta kintu kirimo, nubwo muri sitoke nta kintu kirimo, nubwo ku kazi byanze, ariko ubu ni ubwoko butura ukwabwo, ni ubwoko Imana izi amazina yose. Umva ikindi, iramubwira ngo Aburahamu, nzaguha n'umugisha. Icya kabiri, nzaguha iki? Umugisha wa mbere dufite, umugisha wa mbere ufite, nushaka uri muri iri teraniro waburaye, umugisha ufite nuko ugihumeka umwuka w'abazima. Biri gusobanura ngo kuba ugihumeka abandi barapfuye, hari icyo Imana ishaka gukora imbere gatoya. Abandi bari mu bitaro, uri muzima. Kuba ugihumeka gusa haracyari amahirwe yuko Imana mu kanya yabihindura. Aka gasura uwari kukakwereka mu myaka 3 itambutse. Haleluya. Ubwo ndirase se mwabarokore mwe? Ndirase. None se muri mwe nituziranye bamwe? Kandi nawe nuko utavuga, ariko imyaka itambutse nta wakubwiraga ngo amakuru. Icya gatatu Imana yamubwiye, yaramubwiye ngo nzogeza n'izina. Ubu se kuba Charisa neretse kamera imbere ntabwo iri kuryamamaza? Jovanisi ntabwo mu kanya bari babateretse 5 hano imbere, ntabwo Imana iri kuryamamaza. Tuyihe icyubahiro yo kabyara we. Nzogeza izina ryawe Imana ishaka kuryogeza, ikoresha uwo mwene so mwicaranye. Uyu muhamagaro y'ugezemo, abantu bakwita umurozi utarigeze uroga, abantu bakwita indaya utarigeze ubayo, abantu bakwita umwesikora utarigeze weskora, kubera yuko uyu muhamagaro nicyo usobanuye. Kandi iyo bavuze ngo nuza n'umurozi, ibiri kukwamamaza duhita dushaka ninde umuntu numvise bavuga ko ari umurozi nindi. Twese tukakumenya, ariko Imana igiye kukumwakura, ikumwakura bose bagira gute? Nzogeza izina ryawe Aburahamu, nzaryamamaza. Haleluya. Icya gatanu yaramubwiye ngo kandi kuko ari ngewe wavuganye nawe, kuko ari ngewe ukuyobora muri iyi nzira, kuko ari ngewe ugendana nawe, umuntu uzagerageza kukuvuma nanjye nzagira gute? Nanjye nzagira gute? Munyeganyeza nimushake meya mudakundanye umubwire ngo nzamuvuma nanjye. Abantu batabikoze mu bancungire, mubwire ngo uzakuvuma Imana izamukuvumira. Ayiwe, Imana izagira gute? Dufite imivumo badukurikije, ariko kuko iduhamagara ariyo yo kwizerwa. Haleluya. Imivumo batuvumye iba yaratumariye nabi, ariko kuko iduhamagara yavuganye n'iyatwe. Umuntu abaraho, uriya azapfa ari imbwa, azapfa adahetse, azanenenene, nta kintu azageraho. Ariko Imana ishobora byose ifata imivumo y'abantu, yamara gufata imivumo yabo ikayihindura. Kandi reka mbabwire, umuntu wese wicaye muri iri teraniro afite umuhamagaro yahamagawe. Tumuhamagaro wagize gute?
biriya byo kubureba ukavuga reto ntuzaya kwigisha hariya yigisha ibintu by'ibyaha gusa, niko yahamagawe. Ntuzaya kwigisha hariya avuga ku bintu by'ibitangaza, niko yahamagawe. Ntuzi aririmba ibiririmbo bya kera byashaje, niko yahamagawe. Niwo muhamagaro ntiwawumukuramo. Yeremiya na Yesaya ntago bahanuraga ibintu bimwe, ntago bagiraga gute? Ubuhanuzi bw'uriya ngo ubwo ahagurutse ngo agiye kudukubitisha inkuba, nuko nibwo yabonye. Reka avuga iby'Imana imuhaye, we wumva ibyawe. Mfite umuhamagaro wawe, si byo se? Uretse ko nyine abantu bagiye babivangavanga. Umuntu Imana imuzamuye ejo bundi itangiye kogeza izina rye, ni umuhanuzi Imana yamushyizemo iby'ubuhanuzi, ariko mu by'ukuri nakureba ngo mbonye impanuka muri iki cyumweru, ngo kandi mbonye ucika amaboko n'ijisho rimwe rivuyemo, ngirambwiye ngo usenge iminsi 16. Bitekerezo bagahita bavuga ni 16 n'ibiri ko ntayishoboye. Agahita kubara akavuga tumva rero hari ikintu Imana imbwiye, arimbwiye ngo nkwitangire mwene data, kuko biravuga ngo nudakunda mwene so ubura umwicanyi. Ndumva mbikunze, nagira ngo nkwitangire. Ndashaka kujya kuri Prayer Mountain, ni Kampala, urabizi ni imitwaro kugenda no kugaruka, ni 3 niyo ugize Kampala muri Taxi Park ufata akamoto k'ibihumbi 7, ubwo agahita gukarikira, byose ni imitwaro 10, kuko yo nshoje umugaragu w'Imana niyagwa isari mu nzira 15 urayafite nkugireyo. Kavuga utaho kugera nsenge 16. Akira genda kandi sambwira iby'Imana yagize gute. Agahita aca kwa Charles, agafuka kakahunga ka original nangahe naya, agahita kazamukana kuri moto akajya kwicara mu nzi we nabe bakariya, kajya umuhamagara mugaragu w'Imana bimeze ute? Mana irambwiye ngo saa 12 irame igisubizo. Ugategereza. Aba bantu barahamagawe nibyo, ariko bageze mu muhamagaro hagati barabivangavanga. Nababwiye ngo umuhamagaro w'Imana urasharira. Imana yemera ko warya ugahaga, ikanemera ko waburara kandi uri kuyikorera. Icya gatandatu yaramubwiye ngo kandi ikindi nzaha umugisha abakwifuriza iki? Nzaha umugisha bagira gute? Ariko abantu twahamagawe n'Imana hano mu itorero ryacu rya Sepake nibahari, ariko nabonye abantu bakorera Imana banangana kandi bari mu murimo w'Imana umwe. Umuntu akaba yahurira n'undi mu muryango hano, ntamubwira ngo wiriwe gute amakuru, ntamubwire Yesu ashimwe, uretse ko hari n'abandi bayivuga nyuma ariko mu mutima itagize gute. Ubwo kandi ngiye gusoza, dufite abantu bifuriza indi imigisha abandi, ariko nukuri nta mugisha kwifurije. Dufite abantu bajya bifuriza ibyago bya bagenzi babo, nawe se byamubaho? Nawe se yabona se? Hari ahantu twakoreraga Imana turirimba turi abaririmbyi, noneho twari turi ahantu muri kave muri ziriya komisiyo mujya mugira z'abaririmbyi. Noneho umwarimu w'umudugudu araza aratubwira uti rero urusengero ntabwo ruteguye, kandi abadiyakoni twaba tubatunguye kuko hagiye kubera amahugurwa ni muzi. Noneho perezida w'amasengesho aramugani, rero tumaze iminsi 2 hano abantu bagize intege nke, ntabwo rwose watwihanganira. Mwarimu aravuga uti none birakora abandi muri abakristo, ntabwo mbategetse kuzikorera, ni muze muzishyire ku murongo gusa. Twumva aratugushije, twumva aratugerageje, kandi twari busoze ku mugoroba. Perezida w'amasengesho abaratubwiye ati mwumve rero, umuntu Bibiliya iravuga ngo nagukora mu jisho
ngazaba akoze mu mboni yikiye ngo mu jisho. Ubwo kuko mwarimu atubwiye gukora mu rusengero ngacinishije Imana yewe, ahita atubwira ntago amasengesho tukiyashoreje hano, turajya guhirika mwarimu ku musozi abone ko yakinnye n'abantu Imana yahamagaye. Have ntabwo ari ukumuhamagara ukora. Umugabo da aradushoreye ku mugoroba, turazamutse tujya ku musozi. Noneho tugeze munsi y'umusozi atanga itegeko, tumaze iminsi 2 niturarya, turi busoza nijoro, atanze itegeko ngo buri wese yikorere ibuye. Banije agapendo. Atanga itegeko ngo buri wese niyikorere ibuye, kandi aravuga ngo icyifuzo cyatuzanye murakizi, nuguhirika nde. Babwenge buke babarokore barikoreye. Mana, uko nikoreye iribuye niko nikoreye mwarimu, ndamwikoreye uko kandi mwikoreye. Ubirebe icyifuzo yadukoze mu jisho, burya ntabwo ari twebwe, ni wowe yakozemo. Turamuhiritse nta nubwo tumwirukanye. Tugeze hejuru, uyoboye amasengesho nini muhirika mwese. Barahirika bose, nguko duhiritse aya mabuye ngo niko tumuhiritse. Yewe data we. Duhiritse umwe aravangirwa, aratubwira ngo hari ikintu Imana imbwiye, ngo mbonye hari intebe yari yicayeho ngiyo ntebe yari yicayeho ngo mise nyibura, ngo ariko mbona hari indi yijimye iri ahantu mu mwijima, ngo sinzi ukuntu namurebaga. Naho paruwasi yateguye kumusengera ku bupasitoro, ubwo Imana iri gusa nkaho imwereka. Hawavuma w'Imana itagize guti. None se Imana yaravuze ngo nzaguha umugisha kandi nzavuma abagize guti, abakuvumye. Uratekereza ko niba ubihagazemo neza, ukaba ubirimo neza, ukaba nta muntu mwene so mufitanye ikibazo, uratekereza ko abantu bakurwanya bazagushobora? Haleluya. Ntabwo abantu bakurwanya warahamagawe nayo warumvishijwe, ntabwo bakurwanya ngo bazagushobore. Gusa icyo ndi kubabwira, kumvira Imana birimo umugisha bene data. Muhamagaro w'Imana urababaza. Ni bande bagize amadene? Ni abantu bavuganye n'Imana. Ni bande babanja? Ni abantu bavuganye n'Imana. Ni bande birukanye mu mazu babuze amakode? Ni abantu bavuganye n'Imana. Ni bande babuze imyambaro? Ni abantu bavuganye nayo. Ariko reka mbatangarize ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Umuntu wakoreye Imana by'ukuri birangira yamwaye, nta uhari. Icyanyuma aricyo cya 7 yamubwiye, yarambwiye ngo muri wowe nimwo imiryango yose yo mwisi izahererwa umugisha. Hari abantu bari muri iri teraniro bari barabwiwe ko batazabyara, bari barabwiye ko batazubaka ingo, bari barabwiye ko ntacyo bazageraho. Ayo majwi araza bageraho, ariko uyu munsi barabyaye ndetse barahetse. Abandi bari gushingiza kuko Imana yavuganye nabo kera. Umuhamagaro w'Imana nongere mbabwire ngo urasharira. Ushobora guhanurira umuntu Mwuka w'Imana ari ukubwiye, ukamubwira ngo Imana irambwiye ngo acira imodoka, mu gitondo akayigura ukagendesha imyaka myinshi amaguru. Uhanurira abandi bisohora, wowe uri nyakwigendera. Ushobora kuririmbira abantu hano baririmbye muri abahanuzi, ukababwira ko Imana izabagirira neza, nka kumwe bababwiye ko indirimbo zanyu bazikunda, ukabibabwira, ariko wowe ugakomeza ukajya uca muri bene se ubasaba
ubasaba kugeza ubwo bazakwinubira, ugahinduka ikigeragezo muri bo. Muhamagaro, mutekereza ko tuzageragezwa n'abandi? Muzi ko niyo Imana ivuganye nawe ikakubwira ibyiza muri mu iteraniro, harimo abari muri iryo teraniro batanezezwa nuko Imana ivuganye nawe ibyiza? Kimubwiye se kizamuha inzu, nta kazagira, nta na mwene wabo, nta muntu umuzi, izamuha inzu ibivanye hehe? Ariko reka nkubwire, iyo wumviye Imana itegetse ibintu bitatu Aburahamu, ariko imubwiye ibintu 7. Ntabwo ari Aburahamu gusa, iyo wagendanye n'Imana neza muri urugendo, ibi bintu 7 byose Imana ivuze nawe irabigukorera. Kandi reka nkubwire, byanga byakunda iby'Imana yavuganye nawe, niba ukiri mu muhamagaro w'Imana, Imana izaguha umugisha nk'uko yawugusezeranije. Uyu munsi urababaye, uyu munsi urashonje, uyu munsi nta kazi ufite, ariko reka nkubwire, ubuhamya nabubahaye, nubwo mbahaye gatoya, Imana igihindura ibintu mu minota nk'iyo guhumbya. Uretse ko Imana yihinduye, n'abantu bahindura imvugo. Abantu bahindura iki? Uzi ko bamwe na bamwe batari muri twebwe ariko batanezezwa nuko uyu munsi wambaye umwambaro mushyashya, bababazwa nuko uyu munsi wahinduye style. Yego, nta kazagira, ubundi iriya myenda ayambara yivanye he, uriya n'umugabo yamuhaye, n'undi mugabo wagize gute. Ibyo bakabivuga. Iyo uri mu muhamagaro bikugeraho ugaceceka. Intwaro yo mu muhamagaro nuguceceka ugasenga, ukabwira yagutumye ngo nyambike imbaraga muri iki kigeragezo cy'amagambo. Haleluya. Iyo Imana ivuganye nawe mu bigeragezo, ukumva hari urugamba, ukumva hari amacumu, ukumva ubukene bwaje, ntabwo wanduranya, ahubwo ubwira yagutumye, ukavuga ngo narumviye, hari igihugu navuyemo, hari ababyeyi naretse, hari bene wacu bakomeye bari mu kindi gihugu nanasanga bakagira umumaro bamarira, ariko kubwijwi ryawe ndacyari hano papa. Uyu munsi ndagira ngo uzundwanirize. Nimureke duhamagara yirwanirire, reka kwirwanira mu kigeragezo. Wowe Charles waramvuze ngo nkubwire ndagushaka, repetition nisoza uze kuza tujya hari inyuma ndagushaka. Niko urinda uvuga ubwo, kandi ubukristo babwagiye. Urinda uvuga ngo hari abagabo banyambika, wari uhari banyambika, ngewe ndakwiyamye n'ubukristo nabushyira hasi, abantu bakatubonera ubusa. Murahari cyangwa ntago muhari? Hari abantu bajya bavuga gutyo. Imana bababarire. Ntabwo mu kigeragezo wicayemo ujya kwiyama. Imana ijya baduteza kandi kabyemera, bakatuvuga, kuko ntabwo uzavugwa n'undi munyedini, ni mwene so mwicaranye aho ngaho uzi byawe. Ni ufite amakuru y'iby'Imana yavuganye, afite n'ibihamya rega bikuvuga. Iramubwira ngo nzaguha umugisha muri uyu murimo dukora, nubwo tubabaye ariko hapfunyitsemo umugisha. Haleluya. Muri uyu murimo nubwo tuvugwa cyane ariko hapfunyitsemo iki? Umugisha. Ndagira ngo ngutangarize ngo Imana yaguhamagaye, Imana yavuganye nawe ngo uzuyikorere, irakureba ibyo uri kunyuramo byose, irimo irabyandika, iyizanye igisubizo kwibagiza bya bindi byose. Tugiye gusenga Imana. Abaheburayo batubwiye ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana. Ntabwo wakorera Imana udafite kwizera, kuko hari umuntu ugera hagati bikamugora, akavuga ngo niki Imana nagucumuyeho, ibi bintu birananiye. None se nidufite abaririmbyi batakiririmba biyicariye hariya, kandi baje bababwira ngo Imana yadutumye muri iyi korari.
Imana yari yagutumye koko? None korari yanyanze yose sinzayigarukamo, hano hari 5 nzazijyamo. Uzagenda mu makorari uzageza ryari? Nizishira uzajya he? Ko mwangazi temera abantu bakuru. Umuhamagaro bisaba kwihangana, bakakuryanira inzara ubareba, ariko ukabwira Imana ni magukomera. Haleluya, magukomera. Bakavuga ko urushako rwakunaniye, ukabwira Imana ngo Mana navuganye nawe, makwihangana. Uzagenda uzageza ryari? Ngo sepakirananiye, ngo harimo abantu bavuga we, ngo bavuga amagambo, ngo baranahimba. Reka nkubwire, uvuye mu itorero bakwita ngo uri umunyamagambo, ariko uzajya mu itorero bakwita kuri umurozi. Hamwe abantu bose bavuga uti iki kigeragezo yicayemo kiramwica, iki kigeragezo kiramusohora, iki kigeragezo kigiye kumwirukana muri uru rusengero. Babona uko wa mbere biremeye, kuwa kabiri urasenze, kuwa gatatu urabyinnye, kuwa gatanu uteze amaboko, kuwa gatandatu wuzuye umwuka. Bavuga ati ibintu byagenze gute? Saba Imana imbaraga ikubashishe muri uru rugendo. None se nitwari dutegereje kuseba se? None se warasebye nkuko byari byateguwe? Nitwari dutegereje kuzapfira kwa muganga se? None se ntiwavuye y'amahoro ubu nuhetse? Dufite ibihamya by'uko Imana igikora imirimo. Twongere tugire kwizera, twongere twibuke ko yaduhamagaye niyo yo kwizerwa. Birashoboka ko uri muri iri teraniro wajya guza guterana kubera ko ari ku cyumweru gusa, ukavuga utureka jewe ngende, nubundi ni ku cyumweru naho mfiteho kujya. Ariko ongera umenye, ese warahamagawe cyangwa uri umunyedini gusa inyuma uvuga uti jewe jya nibagirwa ko n'icyumweru cyageze. Tugiye gusenga Imana. Mbese yewe mubyeyi, nawe mugabo, nawe mukobwa, musore, uko wahamagawe ni kugihagaze? Mukozeho ikiganza mumbarize ngo ni kugihagaze ibyo gusa. Iyo bakuvuze ugaruka gusenga, urarepeta, urigisha, ahanga uravuga ngo yabiranze, uhita ushyira mu bwenge ukavuga ni ntago nayikorera ngewe bandakaje. Wenda hano niba hari twari umuntu muhugura akazumvira hagahita avuga uti nge sinzagarukayo. Imana niba yaraguhamagaye ntabwo wagirira amahoro muri cya gihugu cyo hanze. Uragenda abandi bagasenga ukajya wumva Imana iri kukubwira ni wagiye mu murimo wanjye. Abandi bakarepeta bakaririmba ukumva ijwi rikubwira ngo Imana, ujye umenya yuko Imana yaguhamagaye, ahubwo uri kwica umuhamagaro w'Imana. Kandi reka mbabwire, dufite abandi bantu mutekereza ko Imana yababeshye, ariko ntabwo Imana yakubeshye. Ni wowe warangaye. Ibisubizo byari byaje no gutabarwa kwawe. Ihageze ntabwo wamenye igihe Imana igutabarira. Yaraje kubura mu mwanya yari yagusizemo, isubizaho ibisubizo. Uyu munsi uracyakanuye uvuga uti Imana yanjye koko bimeze biti. Nuko Imana umwanya yagushyizemo uyu munsi atari ugihagazemo. Turabyibuka. Uza ngo nitukubatize wari umeze neza, utagikererwa, utagisiba. Turabyibuka tukubwira amabwiriza ya korari, cyumweru cya mbere warayubahirije, cya kabiri turakubura. Turabyibuka. Reka mbabwire, uyu murimo w'Imana bisaba kwihangana. Tugiye gusenga Imana. Mushiki wanjye, mwene data, urahari ngo tugufashe gusenga? Ubwo kandi bamwe barihagararaho, mpagurutse. Iyo tugeze mu mwanya nk'uyu wo kwihana, hari abantu Satani yongera akabana hava, ariko n'amafaranga yawe uhaguruke muri iri teraniro have. Nukuntu ngana uko abantu bakuzi ko umaze imyaka myinshi muri iri torero, uhaguruke. Ndagira ngo usuzume niba mu muhamagaro. Abantu bose hano bagira amatariki n'imyaka bahamagariwemo. Reba muri wa mwaka
wahamagariwemo uyu munsi niba ari kugihagaze, cyangwa ukaba warazanye impamvu zo kuvuga yuko bakugerageje, nta muntu n'umwe kuva ku mushumba kugera ku mudiyakoni wigeze aguhamagara, nta n'uzaguhemba, ahubwo uguhamagara uzaguha umugisha ni Kristo wenyine, uwo niwe uzakugirira neza. None uyu munsi wa none mbese urahari kugira ngo wongere wemerere Imana intege nkeya zawe, Imana yongere kwambika imbaraga? Abadiyakoni mudukingira imiryango, tugiye gusenga Imana. Reka duhumirize ku maso yacu amasegonda make gusa. Ntabwo muri kuvugana na Pasiteri Rukundo, vugana n'ijwi ry'Imana nonaho. Mbese uko wahamagawe cyagihe wajya kuvuga mu ndimi, wajya kubyuka saa 9 ugasenga, wowe wari umuhamagaro wawe, wajya kujya kwa muganga ugasengera abarwayi bikemera, wajya kugira inzozi nyinshi urota, none uri kujya urota bakwirukankaho, uri kujya urota ugwa mu byobo, uri kurota amapusi n'imbwa byagusuye, uri kurota inzozi zidasobanutse, bwacyana mu gitondo ukazibagirwa. Umuhamagaro wawe uracyawufite. Ndabona abantu bahaguruka. Niba wumva waratandukiriye, gira Imana yo mu ijuru